ariko buza batangira ngo yego wangegera we ngo nze nkose tinge ngo nza ngo yakurya bwazaza ngo ntazaza ni wagira udahaha erega n'ubundi yikundira kunywa none se ubundi ura mugore we ntazamuzana buraya kanazuvuna abastar ariko batabizi. Yes, reka nizere ko mumeze neza mu bice murimo bitandukanye muri amahoro ndabizi cyane cyane iyo muri gukora ibishimwa n'Uwiteka. Uyu munsi rero turagarutse kuri Wisdom TV tuje kuganira n'umugabo muri kubona imbere yanyu. Nyamabo ikaze. Yes, bakoze banje mu nkunda kandi mu nkurikirana kuri Wisdom TV nonje nagarutse. Yes. Meze neza. Ndashima Imana n'abantu ni wane. Ngo umuhanzi ngo ukiza ari kuntu ngo umuhanzi abakizamuka ngo buri gihe uko asohoye indirimbo akavuga ngo I'm back. Ngo aragarutse. Ngo kahita agenda agiye. Ngo akazagaruka nyuma y'amezi 5 avuga ngo I'm back. Ubwo umeze neza ariko shabo se urujya uvuga ngo umeze neza kandi undeba undeba imbere yawe. Oya abanyarwanda se nuzi kuntu ngo bimeze ari biro ushaka guca ku banyarwanda ahubwo byo kubwira umuntu ngo waramutse kandi urimo kumureba imbere yawe aturaho neza naho warugiye nkaho yagusize muri koma. Nibonye umuntu wagombye kuvuga ati yebana ati niterebye tindabona uriho noneho. Oya ariko gusuzanya ni ibintu bisanzwe nyine waramutse kandi ndimo nkureba naje sinsuzanyo ya kinyarwanda. Oya umuco urashaka uwuca se bajye bakora iki kankubaze gusuzanya ntabwo twabyizanye ntabwo byo twazaniwe. Oya se no mbere hose nibasuzanyaga ibyo ni ibyacu kereka wenda biriya by'amadini nibyo harya usengeraye mu badapfa muteranira duterana ku cyumweru iyo twatetse kuki hari abadapfa najye size impamvu. umeze neza ariko bana meze neza ndashima Imana bana ndashima n'abantu bake nyine n'iki yamabandi ya Kananzovu si ntago mberuka ko babona sinzi ikibazo bagize niba bakiriho ntago ndabimenya ariko bura turaza kubimenya. Ubu iki cyumweru muri kuno kwezi hafunzwemo abastari babiri bameze nk'abazwi harimo DC Clement hakazamo na Eric Semuhongo umugore wa Gasoko. Nguki Gasoko se nibyo bimuzanyemo kandi oya no karawe umuntu wa mbere wanditse avuga ashaka kumuvugira amwifuriza kugaruka kandi yigeze abyifuriza jihadi no kuntu yamubagaga nuko rero wenda tutarajya no mu bindi byinshi cyane ari icyumweru dusoje. Yes, icyumweru cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi 1994 ku nshuro 32. Ubutumwa bwawe ubundi ni ubuhe mbere yuko dutangira ibindi? Ubutumwa bwawe no kwihanganisha abantu icyaka no gukura amaboko mu mufuka bagakora. Bano ngo iyo ukora wabyumvisha ibintu bikanemera wa muntu wakubonaga muri cya kintu cyo kuvuga ngo urigunze akubona mu yindi shusho ndetse nawe ubwawe ugatangira kuva muri bya bihe bibi bikugora. Yes. Aha ngayo nguko rero dutangiye wenda ikiganiro cyacu utangira uvuga ngo bayaka ngo yakananzovu bari he amakuru hari nayaye kuri bo abakuru ariko bari busaze niho bari ibindi simbizi ntabyuzi Ako bari abagabo akenshi sinzi impamvu ukunda kubagarukaho. Bari abagabo ni kuvuga ngo nibo bana bambere muri bino bintu b'inshuti zanjye no kuvuga ngo banyesipira. Buraya Kanazuvuna abastar ariko batabizi. Nyine no kuvuga ngo n'abantu bagombye kuba bafite igihugu akamaro. Batanga imisoro bakora ibintu byose byagenwe bafite mituweli ariko no kuvuga ngo bite n'imiterere yabo ntago biyizi nyine ariko bajya bavuga ngo uwamaye ngo ndinde nabo nuko bameze yampaye none bameze nka yanyu niba yararetse ku nzira
uri napfa nakira simbizi nuko rero ibintu biba bimeze babara ubukeye ariko ubu nyine akenshi iyo uri kubavugaho biba bigaragara ko wowe ibyo bakora atari byo wifuza ko bakabaye bakora. Wanjye nifuza ko baba bateye imbere bariho ubuzima bwiza, ariko no kuvuga ngo ubuzima bwiza bwabo ntabwo babugira, ntabwo ubuzima bwiza biha bo no kuvuga ngo nta gahunda bagira muri bo, gahunda bakiha yabateza imbere cyangwa yagira gute yatuma bava mu cyiciro barimo ngo bajye mu kindi. Kenshi ukunda kubagira inama, ari n'inama ujya uvuga abantu bakakumva kandi nzi ko hari igihe bajya bazikurikiza. Ni iki cyaguteye imbaraga zo kumva ko wajya ubwira abantu ngo mukore? Oya no kubaretse hari icyo byaba bitwaye. Oya no kuvuga ngo rimwe na rimwe cyose ko abantu tuba duteye nabi, wenda usanga nka Wisdom yaguze imodoka ugasanga abandi byababaje kandi bibwira yuko wenda atanyura ku mwana wawe cyangwa ko nta kuyunga kwimara ifuti, bimwe abantu bavanga radukiranye ugasanga abantu babigiriye ishyari. Ariko gera kuvuga ngo banumva ko abantu bose bakira, kubera uyu umuntu yakize ntabwo agira gutekereza nabi. Niyo wakira uri umugome kaciro gihumbi byura ntabwo wabura umuntu umwe byibura ukiza nawe ugirira umumaro. Nukore n'ibyo umuntu abashaka rero. Nkabura nka Nzovu nkaya akaba arimo muri bino bintu bafite ubushobozi. Urabona Nzovu afite amahirwe yo kuzamura abagore bakaza bakanahitiga bakanakundwa bakamurengaho bakagenda. None tubare nk'ubu Nzovu yazamuye ari mu nzu irimo televiziyo, ibyo babiri na salo irimo firigo n'ibiki, Nzovu aracyaba muri Tepragis. Babyumvishe ijyaka dusabe yazanye dusabageze ku rwego rushimishije, ku rwego rwiza cyane rushimwa n'Imana n'abantu. Ni kuvuga ngo rimwe na rimwe nyine hari iki, ariko ikiganiro ko nta cyumvisha neza hari. Ni ukuvuga ngo ubundi mu buzima iyo nta ntego ufite usaza nabi, kandi yubaho utagira ibyiyumviro byo kuvuga ngo ubwo mugenda atagiye umushinga kuvuga ngo nzashinga hoteli ubwo ziza bifite kandi ubu tuvugana ni ndi hazero wabyumvise buriya ngo nzakirayo umutindi n'ituma adapfa. Ubanza wumve nzakirayo umutindi n'ituma adapfa, se ubwo baragupfa. Ehoye akomeza yizeye ko imbere ari heza nta niyiyahure. Oya ntazanye umuntu kubeshya ngo nzakirayo umutindi n'ituma adapfa, ahubwo kuvuga ngo gupfa kwa mbere no gupfa mu bitekerezo. Kumva yuko uzabona ikintu ari uko cyangwa gutegera akazaza cyangwa kwiringira umuntu mu buzima. Ntuziringira umuntu wowe ubwawe waba uziringira wowe ubwawe. Nujya no gutwereza umuntu ugena kibazo no kumuha azaguha 10,000 ubwo uzabukisha. Gerageza wowe bishake nta nabigo bizaza bisanga bya bindi, kandi uzabishunga uzabirebe bidafite ikintu mu mufuka nta n'umuntu uguha. Kabona biterwa n'ikize ko wa mugani wawe umuntu udafite ikintu namba niyo abwiye umuntu wenda niyo yamubwira ngo yamenza yaguhe ejo bundi ntajya mwizera niyo yaba yafite. Nyine no kuvuga ngo niba wanga ibintu bijya mu bindi bisanga ibindi nyine ubwo aho biri ku kantu n'ubwenge cyane nuko ibintu biba bikoze rero. No kuvuga ngo rimwe na rimwe rero niyo mpamvu ugomba gukora ikintu cyose waba ukora ukagishyiramo ingufu, waba uri umukarani, waba uri umusekirite, waba uri iki. Ni ukuvuga ngo uba ugomba gukora icyo kintu gishyizemo ingufu, gishyizeho umutima, wabyumvishe, kandi ukagura n'ubwonko. Rimwe na rimwe hari igihe abantu baba bashaka kujya kuri mikoro ariko atari ibintu byabo. Rimwe na rimwe hari igihe umuntu aba atwara imodoka ariko atari ibintu bye. Rimwe na rimwe hari igihe umuntu aba ari umufotozi ariko atari ibintu bye. Rimwe na rimwe hari igihe umuntu aba ari umumotari ariko atari ibintu bye. Ugasanga afite ibintu bye byakazamukijije ariko izinga kuri bya bindi ibyakamukijije nta birebaho. Ajya ku byo ashaka kwizirikaho. Kandi rimwe na rimwe ugasanga twebwe bamwe muri twebwe ntago tuzi impano yacu. Yawe ni iyihe? Ukaba utazi kuzi gucuruza. Impano yawe ni iyihe? Impano yanjye no gucuruza. Impano yanjye no gucuruza. Ubwo nawe rero mu bayobye. Hoya no kuvuga ngo naje muri bino biri ko nabuza akazi. Wari wabuza ucuruza? Ni nabuza akaje imbize mu biremeye. Gitavuga atakazi naka. Ariko kano kazi kakaba ari akazi keza wagakoze neza. Ntakiro katakubyarira. Ku buryo uzanacuruza cyane. Ndashaka gucuruza rwose, ndashaka gukora ibintu by'ubucuruzi bukomeye cyane. Ariko byo usa n'abantu, hari abantu b'abakire bameze nkawe ukomeze. Usanga yicaye hari icyo akora wari ukubara amafaranga bari kukwinjiza.
yanjye ubwo ngiye gutangira ibintu by'ubucuruzi ubundi mbishyiremo umugore agererwa bikontorora nanjye nirirwa muri ibi bintu byanjye. Ubundi wakabaye ufite nk'ibishyimbo, imyumbati, ufite ni depo niki? Ibirayi, umeze neza. No kuvuga ngo rimwe na rimwe nibyo nakubwiye ngo hari aho utangirira hari naho usoreza. Hari ikintu wigize ucuruza se? Ikintu nigize gucuruza boutique. Irahomba. Koye ntago yahombye. Ndacuruza boutique ireme ariko nza kugira ngo mbona ntago ari intuza yanjye nyine mbona iri kuko urabona boutique ntago waryamo kabiri. Biba bigoye. Niyo ugiye kurya urutoryi rwahonze, ikirere ushaka cyaboze, inyanya urya ikimene kandi waryamo kabiri. Niba utetse ibishyimbo unywa boyiro yabyo bahita boyiro ya sauce. Akaburanga amaminwa niyo meza. Anadaye umuntu kubeshya. Niyo meza gutese. Ni nk'umuntu ujya kuva nk'umukene aravuze ngo umuntu ari ibishyimbo n'inyama, ngo umuntu ari ibishyimbo n'ari inyama ngo banganya vitamine. Ubwo se kumwe aba yashikuye. Siko niba ari ibishyimbo ariko byinshi unyagagura. Nta kintu kiba kirimo. Ntacyo. Ariko ibishyimbo ni byiza kwa muganga se niba bibwira abantu bajye babirya. Kwa muganga impamvu babwira abantu ngo bajye babirya. None se kankubaza kwa muganga bakubwira kurya inyama kandi babona ntazo wagura. Ubu tubare n'umukire yajyayo bakavuga ngo ujye urya ibishyimbo. Umukire aravuga ngo ujye ushaka imboga, urya ibihaza, urya amateke. Amateke yenda kubi. Ariko umukire baravuga ati wowe jya ushaka ibishyimbo ugira kaye ibijumbo. Uwo ni umukire. Umukene. Umukene niko bamubwira. Ati nubona nugira muri ukabona agasozi bizaba ari akarusho. None ko bahita bavuga ngo ujye ushaka kuntu wirira tofa cyangwa soya kuko tofa igura 100. Ukabavuga ngo ntago wayibura. Hari nizo bavungana mu ndobo. Ariko n'uvuga ngo ntago wafata umubosi cyangwa afata umuntu witeje imbere. Aje kwabura no kuvuga ngo ahantu buriya nushaka kureba ibyiciro ujya kwirimbi. Buriya kuva kwirimbi wenda urusororo hahera hasi akazamuka akagera hejuru. Ni ibyiciro ko bigiye bitandukanye. Niko no kwa muganga bigiye bitandukanye. Niko no mu ijuru bizaba bimeze. Hoya mu ijuru tuzaba tureshya. Ntago bibaho. Hano so murareshya. Niko bibiri bivuga. N'abamareka mu ijuru nibareshya mwe muzareshya gute? Ko mwajye mukira menyura bwenge. Ntago mva ngo hari umumareka ushinzwe gucuranga, hari umumareka ushinzwe Imana ituma, hari no kujya gukuramo imitima, hari kujya gutwara za roho. Ubwo urumva ameze nk'abandi bafura. Ntabwo tuzaba tureshya. Ntago bibaho. Oya numva ushaka ko abantu batarishya kwirimbi. Uhasanga iki? Uhasanga nyine imitandukanire y'abantu. Hari n'usanga mu nzu ya kadasitere. Baramwubakiye. Uko ari umuntu ufite irimbi kandi yarapfuye. Dore tunzu zimwe zo muri Kimisagara. Agaciro kayo. Abwo no kuvuga ngo buriya gihe cyo najya nemera. Bibiri ivuga ko twavuye mu gitaka tuzasubira mu gitaka. Ariko urabona ubu ngubu umuntu asigaye nk'aya gasubiye mu gitaka asubira mu makaro. None hari abantu urumva rimwe buriya bavanga Imana iza kuzura abantu rimwe hari bitazazura. None zizakuzura mu makaro. Kubera iki? Kandi bivuga ngo twaturutse mu gitaka tuzasubira mu gitaka. Ariko n'ubundi amakara bari mu gitaka ntago bari mu kirere. Kandi igitaka hose baba utanakibona. Wagikura he? Ase ubundi buri umuntu arabora iyo ari mu hari. Urahugota nyuma y'iminsi magana angahe se bazura kanakumenya. Uba wagiye. Iyo wapfere ngo wapfuye. Ejo bundi igihe basuye kwirimbi bagenda bagaragaza ibyiciro nk'uko bivuze. Bavuga bati hano gushyingura ni gutya. Ngo irimbi rigiye gushira. Wasigaye ahantu hato hari ngo urusororo. Hoya ni rusoro ni hagire ni huzura bashaka handi. Uzi imisozi leta ifite. Ni yafata mu Kigali. Yazuzura ryarize. Mu Kigali se hari ahantu washiririmbe buriya. Hari ahantu heza kureye. Heza guteze. Ngo hari ngo rusoro ni habi. Ngo buriya rega hari mu Kigali ngo ku gishushanyo mbonera ngo hariho parike. Nyine ndakubajije. Hari ku rusoro ni habi. Hari habi. Ahubwo nyine numva bashatse bajya bafata nk'irimbi bakarijyana mu nkengero z'umujyi wa Kigali bakabarivana bakarijyana mu Bugesera cyangwa bakarijyana za Rwamagana cyangwa za Kayonza kujya gushyingura. Kigali bakakura amarimbi uko kujya gushyingura nyine bakabajya babajyanayo. None leta igashyiramo n'ingufu muri bintu byo kubatwika kuko rega abantu barimo baraba benshi kuvuga ngo iyo mushyingo hariya urabona buriya kankwereka urabona hano hepfo Nyabisindu
hari abirimbi kubera ko hubatse amakaro imyaka yari yaragenwe kuzahubaka iziyongera izaba myinshi cyane ariko bagiye babashyira mu gitaka nyuma y'imyaka 50 bahita bahubaka ngo bita birangiye ni na myinshi imyaka 50 bashoboza bajya gukira na 15 kuko 15 n'ubundi barabaye ubutaka bakahita bafata abantu bakahubaka abantu bakahatura icyo ni igitekerezo cyawe ariko oya ntago ari igitekerezo cyawe naborega babireba none se abakire bakazunguka ryari abaye bakirese kwirimbi ni ukuvuga ngo mva nkubwire ariko zihabayeho gutwikuza abantu bahita bahomba ni benshi cyane none ariko none ubutaka bwakwiyongera none mu Buhinde ko babatwika no muri Amerika bitwaye iki hari business zahomba muvanye iyo oya business se nk'umuntu ucuruza amasanduku ukora live streaming mu gihe wenda bagiye gushyingura ibyo rero nabyo bizagira birangira no kuvuga ibintu byinshi byagiye biragiye tuzazi ko bizarangira ntabwo twari tuzi ko caguwa yacika wabyumvishe ntabwo twari tuzi yuko tuno tuzagize ibyo twacika twari tuzi ko abakonferi bavaho twari tuzi ko amashashi yavaho hari akana amashashi araba yaratunze imiyenzi muri Kigali twari tuzi ko itavaho Kigali kiremo twari tuzi ko Kanyongo itacika kuko byatuzi ko bitunze abantu benshi ni ukuvuga ngo nazaje umuntu kubeshya ibyo ngibyo uvuga by'isanduka bazicuruza igihe bazagera ngo rwose mu gitero bakababwira ati mujye kuzororamo ingurube cyangwa muzigira ibiryo by'inka inka zijye ziramo noneho barangure nkeya kuko hari igihe bizabyuka byahindutse none se yizego niba reba urareva nkubwira abantu batazi leta niba yarakira igitekerezo cyaraje kuvuga ngo bagiye kujya batwikira abantu mu Bugesera siko bavuze bikaba byaravuze ko ari icyo kigo kikaba cyaruhubatswe hari rero bizabyuka ari ngombwa noneho bigashyirwa mu iki mu itegeko babishyira mu itegeko nshinga noneho kugira ngo banakwemeza ko bafata umubanza w'inyamabondo umubanza w'inyamabondo babanze bamutwike bahoze bagutwika uri muzima niwe narapfuye kandi koko uzapfa cyane uze nzarama nta muntu utazapfa upfuye aka kanya n'iki cyakubabaza kandi waba wapfuye se wabazwa n'iki sha nawe uzi ko none se ntibajya bavuga ngo abantu bapfuye babumva ntabwo babumva nese wapfuyeho urabizi nazaye umuntu kubeshya iyo wapfuye uba wapfuye iyo wagiye biba byarangiye iyo wakoze ibikorwa byawe bisigara byivugira iyo wabyaye abana bawe basigara bivugira iyo utabyaye baguhamba bubobo koko hari abantu bazabahamba bubobo cyane buriya nka se buri koko apfuye ntacyo twazamwibukiraho oya filime yakinnye filime nyinshi niba kugira kuzireba yapfuye nabara bakina kuri hakongera nta kuri amuntu n'umutekereza kurya ibintu bye byakomeza ramishinga ye ko nabyo byahita nka rakidobe kandi koko hari abantu bajya bakora ikosa ugasanga ibintu byose babikoze basa nkaho babyishyiraho nyine noneho ku buryo niyo agiye bihita birangira uzarebe nk'Isimbi TV cyagiye sabe habayemo ibibazo use Tijara si umuntu ukomeye ni umuntu ukomeye si yakoragaho ibiganiro se abantu 7,000 nibo barebaga ikiganiro cye kandi ari umuntu ukomeye uzi impamvu nuko Sabe abantu bagiye kureba Isimbi TV kubera Sabe ntabwo ari ukubera undi muntu Yago TV show nabonye ibyayibayeho yarakonko bose nayabaye nk'intu kubera iki habagaho Yago gusa burangiye umuntu ntinyi umuntu bita Philipita yakoze The Choice iba YouTube ariko ashyiraho abanyamakuru batandukanye niyo we yagenda The Choice yakomeza ariko nka MIE kwa Irene adahari ntiyabaho ndakurahiye nta muntu wakoraho ikiganiro ntawe niyo na Philipita bamuha MIE ntabwo yayizura rero wa mugani wa icyo kintu uvuze nanjye ndacyumvise ni ukuvuga ngo rimwe na rimwe nyine hari umuntu wumva ko ari we kamara wabyumvishe none akaba atabwira n'umuntu ibanga akoresha none abana baba YouTube rero rimwe na rimwe usanga ari n'abagome nta nubwo yakubwira ibanga akoresha ujya kuvuga akava akahita avuga ngo hoya ngo nanjye ngiye kubivamo ngo urabona ngo iki n'iki niyo umugishije inama ngo nakora iki kugira ngo YouTube channel yanjye izamuke ngo kora cyane urakora cyane udafite ubushobozi rero nanjye ubona ko YouTube isaba amafaranga kandi YouTube nagasaba kurambirwa kandi YouTube isaba gutegereza kandi YouTube ntago ari cya kintu ushyiraho uvuye ngo ngiye kwita mbona 10,000 20 hoya kuvuga ngo ufite gutangira ubona abantu 5 kazashiduka nawe nabarabaye imirimo batagiye kuri 0 yagisira zatagiye kuri 0 ariko uzigeje ahantu hashimishije baruke batangire kuri 0
bamamarwagaza batangire kuri zero. No kuvuga ngo rimwe na rimwe bisaba nyine n'ikintu cyose karagiye gukora. N'ubu nta nubwo ajya gucuruza botike uvanga ejo zahita yunguka. Urabanza ugahomba bwa mbere bwa kabiri ugahomba bwa gatatu ugashyiramo kuko wamenye umuvuno. Uba winjiye muri business noneho byanyabyo. Manibuse y'Uburana hari muri abo bantu azagendana nabyo bikazima X large. Nabyo byashoboka niba nta muntu yero kumuvuna. Niba azatawukwereka urumva azawerekane. Maze ye yahunyereka ndi umuhungu we. Uri umuntu we yemera. Nose so ushinzwe discipline. Oya no kuvuga ngo kankwereke. Hariya nakaze. Kandi ubanga buri umuntu maze imyaka 10 mu bintu. Abatandukanye najye bimazemo imyaka 2. Yego. Cyo nibyo. Buri mivuno yose arayize. Wabyumvishe? Ari na mpamvu utajya ubona ntakajya mu matiko. Kuko yigira mu bintu bye. Niyo hajemo akantu k'amatiku kaba ari akantu k'abantu be. Oya akaba ari twebwe. Abari imwe. Abari gena yakatwasubiranyemo nge na Nzovu. Akabyinjiramo. Uzamwumva handi. Oya nta handi wamwumva. Ariko naho hari ibiganiro bya mbere yagiye akorana n'abastari bigafropinga nibirebwe. Ko ya. Ariko ni kwa guhozaho wari muvuga nicyo nashaka kuvuga. Kera nagiye muri ibiganiro yagiye akoresha bano babamenya bakire inzingo ba Rocky na basini bandi bose nyine urumva yaragitangira nawe akijya kuri kamera yakijyaho na bahunda pasi bari kumwe gutya bari gukora ikiganiro yego ariko ubu urwego biriho ne wa miliyoni ni yajya ntabwo yashyiraho isura ye yanameze nka Wisdom buriya Manibou ni umuntu w'umutaramu abantu bajya bakurikira Flash TV hari akantu ka Flash TV avuga keza cyane ngo Flash TV be there to watch ni umuhanga burafite ijwi ryiza niho kuvuza ku kantu nabyo waruzi ntabwo narimbizi ka kantu ka Flash TV Flash TV be there to watch naki buriya ni umuhanga mu bintu bya acting mu ijwi cyane ntumwumva se ngo urashaka gukora business none reka twinjire muri ya hoteli yawe ya hoteli zaba yitwa ngo iki Nyamabondo TV urumuna yita ngo iki wowe none se hoteli zitwa Nyamabondo TV no kuvuga ngo igomba kwitwa brand yanjye kugira n'abantu babanye n'abantu bayoboke kuki wese Nyamabondo TV kandi ari hoteli no kuvuga ngo ubu ufite kwita Nyamabondo TV hotel none ko tufishyiraho inyenyeri 5 5 star ashaka gutwika none se izo nyenyeri rero uzazishyiraho ni RDB zishyiraho enye RDB kwa nzazishyiraho izaza kuzemeza nyuma nese uzayishyira hagana isi hoteli ya Ikayonza uko Kayonza narazengurutse hose muri ahantu hari hoteli y'icyerekezo nyamuneka abantu ba Kayonza batakureba nabi kandi nyine hose narazengurutse kasanga na hoteli hari icyerekezo wenda hari utageze ntageze ubu iyawe nizabihitinga muri Kayonza cyane mu Kayonza meya kurebe neza oya meya ubwo nyitege meya ndaje uraza uteze imbere akarere neze imbere akarere ariko Nyamabondo rwose ubwo se wayubatse heza muri yanzu yawe aho bita Rugenda bari kumvaga ari n'inyubako ikaze hoya ntago ari inyubako oya ni paka se inyubako ikaze ahubwo hari ibintu mbonye nyita numva ndabitekereje ndashaka kubaka akabingaro nkaka naba ntekereje akantu keza akantu kaza barimo kontwari hanze iriya nyubako mo imbere ugashyiramo iki iriya nyubako imbibi bakaba ari amarogi haya abanzo uzabagira abakiriya rero ba brand bazabajya guhozitinga uzajya ubaha akazi ariko muzo bazatangira ngo yego wangegera we ngo nze nkuhozitinge ngo ngewe nza ngo ni nkuko buri ataza kurya iwawe ngo yakurya bwazaza ngo ntazaza niyo wagira utaha erega n'ubundi yikundira kunywa none se ubundi uriya mugore we ntazamuzana azaza mukurikiye cyane ubwa mbere wa mugani wawe Nzovu yakunze banza mu buzima yakunze Esther oya nazaye umuntu kubeshya Nzovu buriya yasubiye nk'umwana ufite imyaka 18
Nzovu ntago ari we, yasubiye ibuto. buto. Ubwo ni ukuvuga ko biriya bintu atigeze abikora igihe yabyirukaga. Kuvuga ngo Nzovu, urebye Nzovu nabaye umusitari mu myaka 5 cyangwa mu myaka 7. Mbere bamufataga nk'umuntu uri aho ngaho. Mbere akinaga amafilime yirirwa azunguza CD, ariko ari umukene. Wabyumvishe? Nzovu urabonye amafaranga nta myaka 5 ishize. None Nzovu nawe agenda mu Buraya nta myaka 5 ishize. Ajya muri byose nta myaka 5 ishize.